Hi guys, welcome to our YouTube channel, Olive and Keye. Guys, ubushize tuni yankoreye prank, ni wowe wabizanye bya prank. Yankoreye prank ndangije ndarira. Guys, nanjye rero ngiye kumukorera akantu. Guys, ndabizi yuko ari buze kubabara. Tuni wanjye ndamukunda nyene, ariko nyene nyuma araza kwishima. Guys, turakunda cyane. Namuhamagaye ndamubwira ngo naze hari akantu keza mufitiye. Guys, muraza kukareba. Tegereze gatoya. Karame! Araje. Okay, araje agiye kuza kugufata. Sawa, turi kumwe. Muza muri kwihuta. Sawa. Pero hadi tebrik ederim. Ikibazo cyabo rero bakina filime nziza pe nziza ariko mani basihagarika vuba sitanarangiye kandi sikira hazaryoshye sibone intege koko cyangwa babikora babishaka nese ko niba bacitse intege ko bapangira n'izindi sawa umwana wasakundana na uriya wundi Abel ibintu uzabibabarira ko atari gushigikira Abel tekana ariko abantu benshi nta bantu bakunda ubwo nige ko akunda bro bagira filime zikina n'uwa abantu bakunda iyo bagize bogo n'abantu bohereje impuza amariki ku mantuza mu WhatsApp filime niyo ya mbere ni nziza mama igihe basohora filime abantu barasohora amariki ku WhatsApp byabadana yani nziza abantu bazi kumisinza shawo bazaba nkumbuye hatari ya hatari nuko ya muntu twimara twese twese mwiga man shaba misirimu ko urukubwira kashiwa siko urije mpeka reka man abuziko ndo musirimu kubana gera hari najya nibuka ngo gusuka juice ngo nkanywa unire kurya ndarya bikarangira njya kuryama juice ni siko njye hari abantu njya mbona nkabona nyine ngo yasutse juice mu kirahure ari kunywa muri Facebook yari ajya afata n'umwanya wo kwikwa gutekereza ugiye gufata ikirahure gusuka juice mani bro ntabwo gusaza ikubona rusaza mbona rusaze n'ubusuki yari bwinshi ntabwo ari ubusuki reba ikintu cyashaka tukiruze niki iyo ndiye gusa singi sirimo juice ngafana hasi yo nakintu mwe ikintu cyashaka tukiriyo mu nzara mo nkafanta sodi yari yose niyo nibuka gufata agapfundura nabwo hamwe kabigisha none wo kumwe soda kandi hatari ibyo nako karashusha nako kavuye muri firigo ariko shane bazi gukina abandi filime nyambere kandi kurikira nyawo abakunda byata cyane n'umukumbuzi tawo niko n'abakiranye pagote kwa jina naisoma tatuaje siwa ni ikaramu faraga karamu Karamu tari gusibikwa man sikoma daga tagira tatu mana gira ntabwo iryana iraryana itaryana n'uruguru gushima no shiki none bayishizeho gute bayishizeho n'umuriro w'imashini Digi umuriro w'imashini mama gutwi kuri kumva none ngira ubwenge hari ndetse wabyaye ubwo baragukitsira kumva ubwo nabyaye Nasigo mpana bigutogoye man
uri kundwa nta bintu ushaka rindi nta bwenge ngo kuri kundwa nanjye mfite n'abandi ndamukunda pe ariko ntabwo nakwishura utabye mani urukundo ntabwo nzi igipimo cy'urukundo nkunda umwana mani uyu mwana ntabwo yari ari umusatsi ni brown yadayeho nyane dode rero ngira afite agasatsi gahe ku mutwe kazeyo namuze kureba ntabwo proud ariko ni keza disi ariko akitinga nka tesi maybe wasanga ari sister we sister wanjye mbona tunasanga ziri kumwe baranaza ya n'ijwi ni rimwe ipari tondonaro sasigarumye ya yewe ukakera tujya muri rwasaba bwiye nko kuvoma ajya kurunguruka mu nzira munsi y'umuhanda ukagira bagahita bashaka Shamara yanjye yewe rwasama unyibutse tugiye kureba filimi munsi y'umuhanda agadirisha bagashyiraho akarido shaka kandi umuntu yabonaga ari bo bambere batabaho wabonaga ari bo bambere ko barirataga mbese babaga bafite icyo udafite nyine none ubu dusigaye dukunda ntakaririye sibyo ariko nzasubira mu Rwanda nzasubira mu Rwanda kandi nzajya n'ibyumba mwana ibyumba ntabwo ngo hakibaho habaho none se abaturage babo ntabwo batuye hahandi habaye ishyamba twasuye nyine ntabwo nzajya mu iryo shamba ryabo nzajya ku ruyaga ikajyayo n'ibyumba mu mujyi nta usabwe gukora iki kuhareba abarutuye ntaho ariko si kiriya kigo cyo kwakamiza igunze agomba kubwisura da ubwo we haracyabaho ngenge ntekereza n'ubundi n'ahandi ntahaba ubwo intuza yabo yego habaho none se ko abaturage bari batuye ahubwo njye nibaza abaturage baho ko bahahirwaga nabo mu nkambi bro ubu buriya byagenze abenshi bazaga no kumesera mu nkambi kugira babone ibyo kurya zubizo shadera bro abana bazasubirana mani muzanisubiranira murekura wikarumya bageraho ntajya banitaye bazongera bakundana nanjye n'ikibonye bazasubirana ntabwo mbona mutaza bazabona mpamutiye ariko ushatse gusubirana n'umuntu mwatundukanye ni bibi byambere ni bibi yani ntusabwe icyo mwapfuye kiba cyaravuyeho ugatandukana n'umuhungu mpfuye yaguciye inyuma ni urugero sibyo yaguciye inyuma uremeye bwiva inzapfura mwihorere yagira nyuma ngo narahi bro ingesi ipfa ari uko nawe nyirabera ategura n'urukundo umukunda ntabwo nubwo twaba tubyaranye kangahe ntabwo twaseriye ariko ntanateye ni ukuri kw'Imana pe njya mbona uko yakubabaje ariko yanakongera kuko n'ubundi imbaraga yabonye bwa mbere zo kujya kuguca inyuma ubwa kabiri mbabona yazibona ni ukuri kw'Imana sinzi impamvu ngiye nimvamo imbaraga zitashobora kugira ntabwo nahakana ko twasubirana sibyo ariko ni ukwicara uzi neza yuko ashobora kongera kukubabaza umukobwa wa mwana wawe mutari mwarakundanye cyane niyo mpamvu ujya wumva nyine yuko utamubabara hari umuhungu mwakundanye igihe kirekire ndakubwira mugashwana wakongera ukamubabarira bitewe n'urukundo bakunde ntahatse namukunda ariko ntabwo mwakundanye hatari ntabwo byari igihe nta n'amezi ane sibyo urabizi ko nanjye wanguhana nta n'amezi angahe akigera mu mbuto murakundana ndiba yibyiye rwose ndakagorye mani ariko uzarya bicaye bwari bw'ubusazi njya bitekereza ko aka kanya impanga yanjye cyangwa ureka mu bwenge ariko rata ko ari kwishungerezwa ngewe nabonaga nyine mu rugo batamushaka ariko avuga ko mbere kuko byose bishoboka ubereka ko byose bishoboka none nawe wabibabariyemo ntabwo nababaye bro koze kundwa ndamukunda uramukunda ariko ntabwo wabura nyine ngitwite narababaye ariko ubu ngubu namukize ntabwo nababaye ahubwo njyamba n'uriwo mugisha wa mbere Imana yampaye ahubwo yaranakoze yankirika bro jinda njya nyishima cyane none uravuze ngo ntabwo iraniganye yikorera ingofero mwatandukanye ntabwo wakubwira sha bro ntabwo twasubira ngo nuko twanabyaranye oya we nuko mutakundanye niyo mpamvu ndi kukubwira ndi kukubwira nubwo twatubyaranye kangahe ntabwo wankina nk'agapira kakubwire ni ukuri kw'Imana
Utire nkambwira njye narashatse papa yita ndamukunda cyane ariko manzi twatandukanye nta kintu dupfuye sibyo kibaye ntarakundana na papa ye ntarakundanye na papa yitagira ntarakundana na papa ye nari gusura mu Rwanda nkagira nkabana nawe namanzi twere urukundo namukundaga sha wapi bro njye ntabwo nyine biterwa n'ubundi icyo twapfuye nyine njye nagwarugera kuguca inyuma ntabwo wanca inyuma njye tuzasubira usibye hari ukuntu uba ukunda umuntu kandi wenda urugero si ubwo kurinda mushara umuntu ukunda ntabwo mwabura kundira gusubirana buzongo urugero ni ukuri ko Imana mushara ni ukuri ko Imana umuntu ukunda ntabwo mwabura kundira gusubirana nawe ni uko utari wagira mu njye mbona yakongera akakubabaza ni nk'uko buno njya numva rwose gushaka atari ibintu njya nibara ko ntarakura kandi wanjye ni ukuri ko ndi twinawe ntabwo biri uburenganzira bwo kwibara ko nakuze kuri ubu ngubu nibwo ndi kumva nkeneye kuryoshya koko umutipe gusa azambwira ngo ni ukubana jya mureba ngaseka uracyari muri bya byo gukundana bya sheri ishusho ubu utari bubane ni ukuri narabyaye mushiraro muri aka kanya ubu ndeba ngiye muhageye ntabwo ndi kwibara ko nkuze ndakibara ko nkeneye kubana na mama none nzabyarana kangahe none ego nicaye iwacu kumva ndi kundwa nzajya gushaka kuntu tuvu ujibona narihuse sha mwarirutse bro narihuse yego kora imwe katse simfite yada wanjye none se njye simfite kunzo simfite umutware none ubwo ngiye ushaka usanze mfite umutwa none ariko ntabwo mubana ibyo se ni ariko si umutware ariko gutetesha nanjye ibyo nzabigira nimva ko nakuze Imana sinzi impamvu tuzajya gusongera uziko ibyo ntajya kubibonera n'umwanya uzajya usengera ya mwami shara ntugure umwarake ariko ugitse umugabo uko wabaza oya ntabwo ibyo byo kuvuga ngo kubwira umugabo mbabaza nta nubwo njye nibona nashatse ntabwo bifite njye nyine ariko kera ntwite ajya kuva n'uwambwira ngo tugende nanjye ndaniruka kugira nyine wenda abantu bagabanye kumvuga n'iki ku bantu bitema ariko shanjye nibona mwaka bebe nkakundwa n'ubundi wanjye narashaka amahoro ye najyaga n'amasenga avuga Imana izamufasha nyirazo nitwara nkunda nanjye mwubahe none Imana yarabinkoreye ariko uriya mutipe wanjye turakundana uriya tuzabona tundabizi uriya mutipe wanjye ko njye mbona ari niga none ushaka nshake ndage none nta bundi buniga shamana azi ubwenge njye ndamuzi azi ubwenge sha nanjye Marke rero hari akantu ngiye kukuzanira tegereza sibyo none ibintu ni uko niba igize noneho tudahindukira nk'ibintu bidasanzwe ubusanzwe narazaga nkazerera inzu yose yicaye ariko uyu munsi ntabwo ibiryo mbere bwe karaba hari akantu gahari mani yego karaba ntose wakaraba yego karaba amazi akonje oshi yego rekera mama iyo nakuze ati shira iremewe iremewe nta siporo gushyitse sana mwereka ahubwo shamushaka ubitekereje utuga iki pizza ni cyiza turi umugome mbere ko turi umugome we shatwe nari gutegura ka pizza none nibunkoreye manu uzi sinawe uri hanze it's a prank none nibunkoreye reba ibyo unkoreye shatwe nawe rwose ntabwo none manu uzi yuko nari kuzi ubirakaye bakade prank ni ukuri mane nta nubwo nagira n'umwana wawe guys muri kurabyo tunankoreye double prank inzu none nawe aranyishyuye kandi ubushize narababaye ndarira mane ntabwo nagombaga muri sino usibye tujye twubahana seriyo ntabwo ukimera kumva yuko tubonye ko nshi ku kazi wampamagaye ubwo si ubwo kamera nini ubundi watumye kumva aho wirya ibishishwa it's a prank wirya ibishishwa it's a prank mane hejuru ngo si byo ni ibiri guys tunarakaye bye turabakunda cyane tugendera bye